hariya niho yari ajyamye niho bamutsinze ubwo nanjye naje nje munga mubuze ndamushaka musanga ahangaha bigeze aho naho umwana wanjye w'imyaka 2 yumvishe ngo gasaza yapfuye umwana ararira yarize pe kandi ari umwana w'imyaka 2 n'igice. Ubwo ngubwo rero ubwo njye na bosi mu gitondo twaje ngucya tuzanye amazi mu nka mu kugera hano dusanga umwana bamwishe umushumba bamwishe. Mwabwiye niki ko bamwishe? Kandi bosi yagiye kureba asanga bamwishe. Ni ukuvuga ngo n'ubundi yaguye hafi y'ururwuri rwawe? yaguye hafi y'urwuri. hariya niho bamutsinze. Reka tuhagere. niho bamutsinze basanze ajyamye hariya. Genda uhatwereye. Abana muvumu yarajyamye Ariko byadutunguye ntago mbese sinzi ntago twamenye ukuntu twabivuga kwa kuri mushumba yasabanaga n'abantu akabona turabwa abana nk'aba ngaba tumuze mbagurira amandazi mbese sinzi natwe ntago twabona ukuntu twabisobanura se nta muntu yagiranaga nawe ikibazo. Ahangaha ko hakunze kuvugwa ibikorwa bibi by'abashumba wowe ukaba umuvuga neza kubera iki muvuga neza kandi ngewe nibyo bagira urugomo ariko gusa nasinavuga ngo yagize urugomo kandi atarangira gusa ngewe nkurikije uburyo mbona afata abana ngewe nabonaga ari umuntu ugira umutima mwiza pe. Bigeze aho naho umwana wanjye w'imyaka 2 yumvishe ngo umuhungu bamwita ngo ni gasaza yumvishe ngo gasaza yapfuye umwana ararira yarize pe kandi ari umwana w'imyaka 2 n'igice. None reka tugaruke uburyo yapfuye ubundi mwabimenye gute? Kuno twamenye nabimenye mu gitondo uno mutwara sibo ngo sinzi abana aramaze kwibwira nanjye niho babimbwiye baravuga ngo ngiye nta nubwo namanjije namenya ko ari byo navuze si ibintu bibaho umuntu ejo twiriwe twicaranye hariya twataramiye hariya byagenze ute ntago nabyiyakiye neza ntaragera ngiye nabyimenya ari uko ngezeyo bambwiye ngo nibyo koko. Wageze aho yari yapfiriye si wahageze wowe? Ntago nageze aho yararyamye bitewe nuko nyine inzego z'umutekano zari zivuga ati mwe muhagaze aha ngaha ye nari mpagaze hino. Ariko kuba yapfuye byo yapfuye yapfuye. None uko wabyumvise yaba yapfuye mu buhe buryo? Bamukubise, bamuteye ibyuma, bamurashe, yapfuye mu buhe buryo? Ngewe ko nabyumvishe ngo bamuteye ibyuma ntabwo nzi ibice bagiye bateramo ibyuma ariko nyumvishe ko bamuteye ibyuma kuko ntabwo namubonye amaso ku yandi. Ubundi se murakeka ari bande baba bamuteye ibyuma ko numva yabanaga n'abaturage neza kandi abaturage bakavuga uti abashumba baratuzengereje batutemera intoki urumva uwo nimba ari mu bari abashumba beza nta muturage wamugirira nabi mukeka ko yaba yishwe nande? Ntabwo nabimenye. Nta nubwo bumukeka? Ya pensi ko nabonaga gusabana na buri wese buriya namenya ngo ninde ntabwo nabimenye. Ese wowe gukeka ko yaba yasize iki? Simbizi. Murifuza iki rero nk'abaturage murabusaba iki kubera ko nubwo uwo ni umushumba ntabwo muri abashumba ariko burya uwishe uwo mushumba nawe yakwica n'undi yamwica murifuza iki? Murifuza iki murasaba iki? Aha nuko inzego z'umutekano zakurikirana abo bantu babikoze nabo bakabihanirwa kubera ko bakoze amakosa. Twabimenye nga 2:00 n'igice ziri kurengaho gatoya twumve
za mu gitondo kumve nk'umushumba witwa Augustin bamwishe, umushumba yitwaga nde? yitwa Gasaza niryo zina twari tuzi. Ntukimara kumenya byagenze gute nyine Twaje kureba ukuntu bimeze, tuhageze dusanga umushumba aryamye agaramye koko inguri bimvamo yapfuye. Twamusanze inyuma y'ikiraro, inyuma y'igikuyu cye aryamye mu rubingo, ariho aryamye aho yararaga. urupfu yapfuye uko mwabibonye nk'abamubashije kumubona mwabonye yapfuye urupfu? Ni ukuvuga ngo urupfu rwo yapfuye twe twasanze agaramye, inzego z'umutekano zihageze, RIB ihageze, mbere yuko zihagera ntabwo mwabanje kumureba mwamubonye? yararyamye yubamye. Igikomere ndo cyari kiri kugaragara, kuko inzego z'umutekano zimaze kuhagera, RIB aho zamweguye ng'umuntu waje gufata igitambara kuri RIB mu modoka, nanjye namugezeho maze kubera inzanjanga bamuteye icyuma mu muti, ni icyuma cyo bamuteye mu muti. Nyuma y'uko rero mubonye uburyo yapfuyemo, reka tugaruke wenda ku buryo yarabayeho n'uburyo yarabanye n'abaturage nkawe, ahangaha wari umuzi yabanaga n'abandi baturage? Ni umwana utanywa inzoga, ni umwana utajya kuzerera, ni umwana uvaga mu gikuyu ari kujya kwa shebuja gufata amazi cyangwa gufata ubwatsi, bakomeza gahunda ze. Nta kindi, ndajya mu kabari, sinzi icyo bamuhoye, nta kindi, nta muntu bahohoteraga, maze imyaka myinshi hano. Inaha ko njye nakundaga gukora inkuru z'ubuvugizi nkorera abaturage bavuga ko abashumba bakenera intsinzi, ndetse kubera ko nazikoze igihe kinini byageze aho abantu bakambwira ngo nijye muvugizi w'abaturage hano abahinzi b'urutoki. Bivuze ko icyo nshaka kugaragaza ni uko nazikoze nyinshi ugata abashumba barugendera batumva. None uwo nguwo we umwihariko yari afite ku buryo ataba ari abamwihimiyeho kubera ko babakeneye intsinzi? Gusa uriya mwana ndara yari umushura, nicyo tumuziho, kuko yavuye mu kiriya gikuyu cya haruguru ariko hano wenda kiretse wenda ari abashumba abandi bagenzi kuba yakoraga neza babimuhoye, kuba yabatereye inga akaza mu kindi gikuyu wenda icyo baba bamuhoye wenda. Naho kuba wenda yaba ari abaturage bamwihimiyeho byo ntabwo byashoboka biko mubibona? Oya, ibyo ndo twabimenye. Ni ukuvuga ngo abaturage bose numvise bamukundaga nta kibazo cye. None twe twifuza hano hari ibikuyu byinshi, wenda uko biri kose bajye bashyiraho umutekano w'ibikuyu, abashumage barara bari gutangura, bamwe bagere ku bandi bagere ku bandi, bashyiraho irondo ry'umutekano w'ibikuyu. Murakoze. Ikindi cyifuzo dufite ni ugufata bagenzi bari baturanye mu bikuyu bya hano, bakabakurikirana ko nda muntu wapfira hano ubu hari atabibizi cyangwa hano atabizi. Murakoze. nimba koko nk'uko mubivuga yateye cyangwa niwe wakiteye, Bose umuntu akwitera icyuma ndari cyuma twamusanganye, ko byarinda kose nimba ntacyo mwamusanganye hari abakimuteye, aho kaba hari abaturanyi be bazi ko yapfuye, ko nda muntu wapfira hano ngapfira hano niba mu masaga nijoro ngagere mu gitondo umushumba hano kandi bose bavumbana amata atarabimenya. ubundi se ahubwo bakimutera ntanatabaze ko burya icyuma n'inkoni twese turi abantu turababara, bakiguteye wanafata. Natwe nitwo rujijo twagiyemo, kuko nda muntu wapfira hano ngatabaze uhari atari kumva cyona atari kumva, turakumvikana. Natwe nitwo rujijo twagiyemo. Byashoboka gute umuturanyi wagapfuta bize, noneho byamura kugira ngo bakurikirane ibyo bibazo n'umushumba nabo bashumba ndibaboneke bo baturanye. Bivuze ngo nabo uyu munsi ntibigeze baboneka, ni kuva bo mwakira gikunda n'umwe twabonye. Abo twabonye nabo haruguru batatu, n'abahano n'uwa hano umwe hano, abandi bose bo mwakira gikunda n'umwe twabonye. Nitwa Rusangiza Augustin. Aho turi mbiye mu mudugudu wa Bushengo, akagari ka Gikombe. Icyo ngora ndoroye nubwo atari cyane,
ndoroye urabona noroye imbwa ariko uko bimeze ndago byaramutse neza twabyutse nuko inje mu nga nje gusuzuma nje mu nga nzanga umushumba wanjye bamwangirije nsanga bamwishe nuko noneho twamushatse tumubuze mushakira ndungurutse hariya ngaha ndamubona nsanga bamwishe nuko bahamagara inzego za leta arizo iza polisi iza ribu zo mu murenge bose baraza nuko dukoresha ubungubu bari mu iperereza turi gushakisha ukuntu ko ababikoze Imana nidufasha tukabamenya Imana nidufasha tukamenya ababikoze bizarushaho kuba byiza kuko ni ikibazo. none se ubusanzwe mu gitondo wazaga kumusura hano cyangwa ni iki cyaguteye kuza kumureba? Buri gitondo kuko nduye hafi nta hanini ndago bwakira ndageze mu nga kuko ngaho nduranye nazo buri gitondo ubundi nemereye kuza ngareba kuko ni na njyewe ukunze kubahereza amafaranga yo kujya kugura ubwatsi ariko we ndago yajyaga mu bwatsi we yabanjuraga amata Yakamaga ukama ni mugenzi we wakamaga banjura amata ni ukuyatwara aho kuyagemura. hanyuma se wenda mbere y'ibyago mwagize uyu munsi ubundi urugwiro rwawe hari ikindi kibazo cyari ufite abashumba bawe babanye gute wenda n'abashumba bo muri kano gace n'abaturanyi babanye gute? Abashumba banjye nta kibazo bari babanye neza ndagasigane bagiranaga kandi no mu baturage nda muntu wo bangirije ku buryo wenda twavuga ngo gutya na gutya ariko turi uko bimeze kose urabona ndago yihishe byo byose ni ngabandi baje baramwica babashumba kuko urabona ndago nda muntu uzi ubwenge w'umuturage wiki ufite ikemwa muntu wakora biriya byo kwica mugenzi kubera iki wowe ku giti cyawe ufite ko hari abandi bashumba bagenzi bashobora kuba bamwishe urabikeka kubera iki? Cy'umuntu impamvu umuntu yabitekereza urabona hano ni hagati y'ibikuyu ni hagati y'abandi ni no mu nzira z'ikibara kandi muno ndaguhaburaga muno hari igihe hazaga na bano bantu bo bitwaga abuzukuru turi gukeka yuko niba atari abuzukuru babikoze bari bashaka nubwo telefone ye batayimwatse batayibonye ariko hari igihe bamusatse ndibamenye umufuka gwirimo ariko turi gukeka niba atari abuzukuru nabashumba ko nda muntu warufitanye ikibazo na gasaza agashaka kugira ngo ugaruke uburyo wabubonye ko byagenda kose hari ko byagenze kugira ngo utange urukeke ko kuba yifite ibyo no gushakira urushigiye ko hari ahantu kugeza batubwira ngo aha ni hose bamusanze ndagira ngo byibuze ugaruke kuba aho hantu wahamusanze kubera iki wagiye kuharebera? kuko ahangaha urabona hano ni mu ndago yari yaraye mu kiraro ubundi yakundaga kurara mu kiraro imvura yaguye rimwe na rimwe yari yarambwiye ati rero bose bigeze kunyaka telefone bigeze kunzanga muri mu kiraro banyaka telefone banyaka n'itoroshi n'umupanga wo kugabuza barawutwara ati rero igihe cy'imvura itaguye nzajya ndazanira riri hano asa ngubimbwiye ariya ari aho tuvuye ariyo mpamvu nahise nandekereza ndavuga ati nyamara reka ndebere hari aho yambwiye hari niba yarwaye cyane niba yananiwe ndebe nzi ukuntu ko narungurutse mbageze nsanga ahubwo naye mirango mbesi nk'ukubiswe n'ingufu yari ameze ute noneho ukimubona wasanze
twasanze byose bamuteye igisu niba atari icyo mu nda n'indi cyo mu mutima kuko niko twabibonye. none rero uravuga uti uko byagenda kose yishwe, ibyo ni ibyo ukeka, nta muntu ufite ukuri uretse RIB wenda izakora iperereza, ushobora no gusanga ikoze iperereza no ku murambo we bakaba babona ibitandukanye n'ibyo twe dukeka cyangwa n'ibyo nawe ukeka. Murifuza iki hagati aho? Ibyo turi kwifuza RIB yadufasha gushaka iperereza ikarikurikirana neza kugira tuzamenye ababikoze, kugira n'ikindi gihe uwari we atazongera kubikorera abandi cyangwa ngo abikorere n'undi muntu, kuko ibi ngibi ni ibintu biba bibabaje. Mbese uyu wabikoze urabona niba abandi baba bashaka kugira ngo nditworore, bashaka kudusubiza inyuma, kuko burya ibi by'ubworozi urabona iyo umuntu yagiriye umwana wawe nabi abashaka kugira ngo usubire inyuma, kutwanganisha n'abantu. Urabona kugira uhita ubwira umuntu ati genda mu kazi, ariko uvuga ati gutya na gutya, aho hantu haguye umuntu ndago naharagira. Urabona nyine hari igihe wabwira umuntu ng'umushumba ushaka akazi akitwaza ibyo ngibyo. Mze wari uvuze ngo hari abantu bigeze kuza ngo bamwaka itoroshi, bamwaka na telefone n'umupanga mugabuza. Abo bantu mwamenye abari bo cyangwa niba abuzukuru bavuze ngo bajya baza hano? Ari igishumba, ari umushumba wigeze ngo kuragira inka, ariko nanjye ubwanjye simuzi. Icyo gihe nasanze bamwambuye telefone n'itoroshi n'umupanga we yagabuzaga. Ndamubaza ati uwagukore nzangarikurira, ndamubaza uwagukoreye bino ndago muzi. Hanyuma se wavuze ngo arambwira, kumva mubajije gucyo arambwira ngo ni igihungu bakitwa mashafa. Mbese ni umushumba waragiraga, bigeze nyuma ava mu nka yigira umwuzukuru. Niba ari we waba wabikoze, niba ari arundi, ibyo ndago tubizi, ni Imana ibizi. Abuzukuru se hano wenda bababuza umutekano gute? Ese ibikorwa by'urugomo bikozwe n'abuzukuru bigenda byiyongera? Tubwireho gato. Ibikorwa by'urugomo bijyanye n'abuzukuru kuko ndibuka na hariya hepfo ku ngengero y'amazu, hariya ukabura umuhanda uganye ku murenge wacu no ku bitaro. Ndi kwibuka umwahera misara umukobwa bigeze gutangirira aho ngasamoya. Byaba byose ndi kwibuka uwo mukobwa nawe menya ni Imana yamukijije. Ni baramuteye n'igisu n'abariko aba muzima. Ari igihe bari abo ngabo, ni bari abandi sinzi. Imana ni ikibazo cya nyuma nabaza, uyu murenge wa Rubavu ugenda uvugwamo ibibazo, kesi zo kuvuga ngo umuntu bamwishe, bamuteye icyuma, bamukomerekeje. Mubona ari iki cyakorwa kugira ngo ibi bibazo by'urugomo, by'ubwicanyi n'iki bwa hato na hato bigabanyuke? Wenda umuntu ntabwo yavuga ngo byarangira 100%, ko nibura bigabanyuke. Icyo twasaba ubuyobozi ni uko ubuyobozi bwabishiramo imbaraga, kongera ingiragutabara, nubwo umwanzi wa nijoro umuntu adapfa kumenya aho araturuka. Urabona ingiragutabara muno basizemo ngo uburinzi mwa runo rutoki bw'ijoro, nuwo bajya kwambura yatabaza, cyangwa nuwo bashaka kwangiza hari igihe yatabaza, noneho tukaba hafi tukamutabara. Amarondo se ntago ajya atemberamo hano, uko wavuze ko ari mu nzuri kandi arimo n'inka? Amarondo ndaho gatembera ngo gagiremo. Nabo bagira ubwoba se, babatinya? Rero byose nabo baba batinya, kuko muno ndamarondo gakunze kuba bacamuno mwizingira hose. Abuzukuru mwagira nzira zo muri Ruvumura hose niho banategera bari kuza. None barabahahamuye cyane. N'umugenzi baraza bakamukubita cyangwa bakamukomeretsa, bakagira bakamugisha n'ibisebe cyangwa. Uti bimeze gute? Nanjye bigeze nawe bigeze gutangira kungira. wowe witwa ndi? Anyita Bizimana Evariste. Nawe wabanaga n'uwo mushumba uwo wapfuye? Twabanaga, ariko igihe kimwe na kimwe no nkunda kurara hano kuko mfite umugore ngewe. Yego. Uwo mwana niwe wakundaga kuba arihe,
ari hano ari mu ubwo uwo mushumba niwe wakundaga kuba uri hano mu nka natashye ku mugoroba nagiye nyine kuko mfite umugore natashye wagiye mu rugo ubwo ngubwo rero ubwo njye na bosi mu gitondo twaje gutya tuzanye amazi mu nka mu kugera hano dusanga umwana bamwishe umushumba bamwishe. mwabwiye n'iki ko bamwishe? kandi bosi yagiye kureba asanga bamwishe. ajya kureba. bamwishe gute? bamwishe gute? wowe ntiwamubonye? njye nawe nagiyeyo nsanga ni intumbi igaramye dore yararyamye ahangaha nsanga niho bamwiciye. ubwo twari tuzanye amazi hano mu nka tuje no gukama nyine. yapfuye uruhe rupfu? bari bamukubise mbese uburyo mwamubonye? uburyo twamubonye basa nkaho bamuteye ibisu ni nk'ibyuma ntabwo ari ukuvuga ngo ati ngo ninuza ngo bamukubise cyangwa bamugize ni ibyuma bamugize kuko babimuteye he? babimuteye he? aho babimuteye sinzi ninamenya ngo bamuteye ahangaha ninabimenye nyine uko wamubonye wabonye ni nkaho havaga amaraso? uko namubonye nyine njyewe twaje kumufataho yari uko bamaze kumushyiraho iki kumutwikira hose bamaze kumushyiraho. ntabwo wabonyeho icyuma bakiteye. none mwabanaga gute umugenzi wawe ko wamwegereye wa mugabo wagiye kumwe nawe? umugenzi wawe mwabanaga gute? nta kibazo mikoro yishireho ariko uve hamwe nawe. kibazo cye umugenzi wanjye uko twabanaga nta kibazo kabisa. nta buriganya yagiraga, ari umwana witonda mbese sinzi nuko n'icyo bamuhora. urakeka ko ababa bamwisha ari bande baba ari nk'abande ukurikije kuko numvise abaturage babatangira ubuhamya haba wowe n'uwo wapfuye ko mwitwara neza mu bandi bashumba b'inka? rwose ntago navuga ngo abamwishe naba ntago nabamenya kabisa. wari utubuye ko nawe ariko bigeze hari abantu bigeze kuguhohotera? bageze kumuhohotera ubwo nari ndi kuza hano mu nka ndetse hari muri ruhemura hari ubwo abahungu bankubise inkoni yo mu mutwe ngo hasi nguye hasi petera ko mu kuzanzamuka ndi kweguka njya kureba bosi yari ari mu rugo araza aramfata njyana kwa muganga banshyiramo indodo barandoda nuko ntitwamenyana. abo bagukubise inkoni ni bande? ntago nabo no twabamenye. urifuza iki rero? murifuza iki cyangwa abantu? twebwe ikintu twakwifuza ni uko mwadushyiriraho nk'inzego z'imitekano zikomeye zo kugira ngo zize zijye zigotagota ahantu kuko ahantu habaye ni nk'ikintu ni nk'intuza ni nk'akanani mbese mukadufasha nk'abayobozi mukareba icyakorwa mukajya mutuba hafi kuko aha hantu ni habi kabisa. ese ubu ntufite ubwawe gukomeza nawe ukora akazira mugenzi wawe niba bamuhitanye wowe nta kantu k'ubwoba ufite? ntabwo ubwoba bwabura. iyo mugenzi wawe ubonye bamwishe mwakoranaga ubwoba bwo ntibwabura ntabwo byabura kuzamo. hajya witwa nde? Bizimana Evariste. ubanye gute n'abandi bashumba se bafite bakorera akazi hano hafi? wowe ubanye gute nabo? nta kibazo pe n'uwakubaza wese wari we wese n'umushumba wabona wese yantangira n'ubuhamya. nta mushumba tujya tugira n'inabi usibye abuzukuru b'umutekano batujengereje n'inzererezi mbese zitagira aho zikora mbese muri make. njye nitwa Nyiratebuka Alphonsine. ikintu gitumye mvuga ngo ndangiye mbashima ni uko mwageze ino hari ibibera ino byinshi bitajya ku makuru. ngaburiya ng'igisambo ikintu kiri gutuma ubwicanyi bwabaye bwinshi ni ibisambo biri muri kano gace. ibyinshi bize ino bije gushaka akazi k'ubushumba bikaza bititwaje bidafite n'amarangamuntu bitagera naho biba bimaraga kugabura bikajya kunywera inzoga mu mudugudu. byagerayo bisigaye bitangira n'abantu bavuye kwicorera nabo bashinzwe irondo ry'umwuga. aho ni ibisambu se? oya njye none se mwanzabye kuvuga byose? nta kibazo wowe vuga nta kibazo ni mu mudugudu
wari baturutse ku musozi wa Rubavu. Ariko abo bashinzwe irondo ry'umwuga nabo ni ibisambo. Ukunda ari ibisambo bananirwa gucunga irondo ry'umwuga ryo bari gukora ngo bacunge umutekano w'abaturage, ahubwo bakakurikirana kwambura abacocoro. Ariko n'abacuracura nyine ntabwo byemewe, niyo mpamvu babakurikirana. Noneho rero none ko baba batabafashe si baba bafatanya inzoga bakazinywa. Bamara kuzinywa ahubwo kugira ngo bazifate bazijyanire leta barazinywera. Babona imyenda babatse nabo barayitwarira. Nayo barayitwara. Reka twigarukire ku bwicanyi bwabereye aha ngaha. Ubwicanyi rero bwabereye hano ahanini ni uko nabo bafata bavuga ngo ni igisambo kandi cyatemye no bantu ndibagire ngo bagishikiriza inzego, twajya kubona mu cyumweru ukabona kiragarutse. Ugasanga cyari igisambo none kigarutse ari ikicanye kandi kikagenda cyatemye umuntu. Yari umugabo twe duturanye baje kucukura inzu ye, umujura yinjiye mu nzu akubita idirishya ryari rigiye kwica uruhinja. Nyiri kwibwa aje ahita afata takimakasi yacukuje rya dirisha nawe arakimukubise, mbese baragwana. Ariko nyiri inzu niwe bafunze. N'ubu ngo barafunze. Yagurishije inzu ye arakivuza cyari cyagiye muri sehashika ivamo. Nanjye ubwo ndakomoza ku rupfu rwabaye hano, ariko mbereye ku mizi. Nanjye nafashe umujura ari gucukura inzu yanjye. Ari abajura babiri ngengerageza kwitabara mbatigenda ari batera nabatse bakubise ibyangombwa hasi n'umutarimba bacukuje inzu, ndabifata niranga mu ndu, ariko nagiye kubyerekana mu mudugudu. Barambwira ngo ndi umusazi, ngo mbese kuva batanguyeho umutwe ndikwirirwa ndikujamagizwa mu ndu. Bakugira umusazi. Bangira umusazi niranga mu ndu, byabere mu ndeko rusange hara mu mudugudu. Kandi wari waturanga umuntu n'igisu n'umutarimba. Icyo bivuze nuko hari umuco wo kudahana rero na. Yego nda muco wo kudahana. Hari umuco wo kudahana ahubwo. Ikombe karakabije imvu nyinshi. Uyu muhungu yitondaga mu mudugudu. N'uyu wabanaga amahoro, uyu bakorana rwose twebwe twira turi guhinga hano. Bari babanye neza nda kibazo. Niwe mushone abashumba b'uyu mugabo nibo bafite ikinyabupfura mu mudugudu. Ndibanywa inzoga. Ndibeyenza ku baturage, ndibatemagura imyaka y'abaturage. Uri kumva? Ubwo rero abangaba nabagezi ba nabi mugu mudugudu wabukeneyemo abanyamutekano bakajya barakora irondo hose. Noneho no gutabara ndabatabara niyo bo gutemagurira no mu muhanda. Aka gace kacu ka Gikombe ndigatabara. Ushobora no guhamagara n'umuyobozi ndumubone, telefone igataruka ikavaho. Yego. Ubwo riri sambo birakabije mu uyu mudugudu n'ubwicanyi murarenze. Murasaba iki rero? Ndasaba rwose ngo kugira ngo polisi ikikora mu mugi rimwe bagacamo bagakora patrouille, bozajya baraza nino na nijoro bagapanga k'ingabo z'u Rwanda zishinzwe umutekano wa rubanda, kubera kino batageragayo. Ni ikibazo. Murashaka ko bahagera. Ingo rwose bakajya barafatanya nabo birondo ry'umwuga. Yenda bogira n'ubwoba. Bonge nazindutse ndi kujya mu murima, numva bari kubivuga ndi mu murima. Bari kuvuga ngo iki? Umushumba wa Gatete bamwishe. Wumvise ko yaba yapfuye mu buhe buryo? Bamwishe gute? Wamukubise byagenze gute? Ntabwo babisobanuye, ngengeze hano buno. None uyu mushumba ubundi yitwaga nde? Bari bamenye izina ryitwa rya Gasaza. Gasaza rero yarabanye namwe gute nk'abaturage mutuye hanga? Nda kibazo cye. Nda n'urugomo go yageraga. Ese ubundi abashumba hari ibikorwa by'urugomo bagaragaramo muri kano gace? Niba bigaragaramo hari abashumba bageraga urugomo, ariko we ndago yarari mu bagera urugomo. Abagaragara mu rugomo bagaragara mu ruhe rugomo? Usibye kuba batemagura insina wenda z'abaturage ibindi igihe batangira abantu bakabambura. Ariko we ndago yarari. None mwebwe rero nk'umuntu muvuga muti twebwe uyu wapfuye n'umuntu tuzi wabagaho atari munyarugomo, nkabyakiriye gute by'urupfu rwe? Yatubabaje. Murifuza iki?
mu gukurikirana babishoboye babikurikirana bakamenya abamwishe. ese mama ni ukubera iki muri uyu murenge ibikorwa byo kwicana bikunda kugaruka kenshi, mubona biterwa n'iki? Hari uwa mbere wo bicanye bari kurwana, undi nabo ngo bamwica ngo yatemye isi.